Ninawasalimia tena wapenzi wa masomo yangu ya Kiswahili. Ndabasuje none abakunzi b'amasomo yanjye y'Igiswahili. Sasa tunaendelea na somo lipya. Turakomeje ni somo lishya. Somo la leo tunaanza na mpangilio wa kazi ya kesho. Somo ry'uyu munsi rirabanzirizwa n'uburyo akazi kesho karakorwa. Ubwo ni ikiganiro gito cyangwa se ni inkuru nto nabashije gukora, ubwo turi bumenye iby'iyo nkuru nyuma icyo ihatse. Tuanze sasa. Katika siku ya kesho nitaamka mapema, nitaongea halafu nitavaa nguo zangu nilizonunua mjini Kigali. Ku munsi w'ejo nzabyuka mu gitondo noge hanyuma nambare imyenda yanjye naguze mu mujyi i Kigali. Baada ya kiamsha kinywa nitajiunga na mpenzi wangu kwenda kutembelea mbuga ya wanyama, mbuga ya Akagera. Nyuma yo gufata ibyo kurya bya mu gitondo kiamsha kinywa nzifatanya n'umukunzi wanjye kujya gutemberera muri pariki mu Akagera. Mbuga ya Akagera ni kuvuga ni parike y'Akagera. Huko tutaona wanyama wengi, aho tuzabona inyamaswa nyinshi ambao sijawahi kuwaona maishani mwangu. Tukaona ko ndavuze ni huko tutaona wanyama wengi, aho tuzabona inyamaswa nyinshi zo ntarabona mu buzima bwanjye. Kama mbavuze yumvuze kama mbavuze ni nka simba, intare, twiga, agasumbashyamba, fisi, impyisi, chui, ingwe na wengine n'izindi. Ninafikiri kwamba safari yetu itakuwa nzuri sana. Ndizera ko urugendo rwacu ruraba rwiza cyane. Wapenzi wa masomo yangu, wapenzi wa masomo yanjye, aha mu kazi nzakorera cyangwa se mu rugendo ndi gutegura rw'ejo uko naruvuze, nagerageje kugenda nca imirongo ku magambo atandukanye. Haha navuze ni nitamuka, nzabyuka, nitaogea, nzoga, nitava, nzambara, nitajiunga, nzifatanya, tutawaona, tuzawaona, na itakuwa, izaba. Ubwo no kuvuga ngo aya magambo niyo tugiye kwigaho. Maneno haya cyangwa se aya magambo agaragaza igikorwa kizaba ejo. Tunaendelea sasa na somo lipya ambalo ni wakati ujao. Dukomeje ni somo lipya ribyo inzagihe. Wakati ujao ni wakati ambao kurejelea kitendo. Wakati ujao mbese ni impitagihe yerekana ibikorwa bado hakijafanyika, ibikorwa cyangwa se igikorwa kitarakorwa lakini kinatarajiwa kufanyika ariko giteganywa gukorwa. Wakati huu kuchukua kiambishi ta. Inzagihe ifata indangagihe yayo ta. Mbese nkuko mu yandi masomo yacu mu mitagihe twabonye ko ariyo wakati uliopita ari li, kiambishi cha wakati ni li. Wakati uliopo ni indagihe, kiambishi cha wakati ni na. Wakati ujao kiambishi cha wakati ni ta. Ubwo rero tugiye kureba nyine nkuko bisanzwe. Ubwo ushaka amasomo yacu utarayize cyangwa se ubonera isomo amenye ko hari andi masomo twize, yasubira inyuma akaraba amasomo yacu akayiga
ayo yose mvuze nandi nigishije. Hali ya kinishi, nabwiye ko hali ya kinishi ari indango yemeza. Mfano wa kitenzi kusoma. Twafashe urugero rw'inshinga gusoma. Mimi nitasoma. Ubwo ahanagiye shyiraho yanangagihe yacu nihijya. Mimi nitasoma, je nzasoma. Wewe utasoma, wowe uzasoma. Yeye atasoma, we azasoma. Sisi tutasoma, twe tuzasoma. Nyinyi mtasoma, mwe muzasoma. Wao watasoma, bo bazasoma. Mifano ya sentensi. Ingero z'interuro ariko muri hali ya kinishi, mbese ingero zemeza zidahakana. Mutoni atasoma kitabu kesho. Mutoni azasoma igitabo ejo. Wanafunzi watafanya mtihani wiki ijayo. Abanyeshuri bazakora ikizamini mu cyumweru gitaha. Wiki ijayo kuvuga icyumweru gitaha. Mimi nitaenda sokoni kesho. Je nzajya ku isoko ejo. Sasa tunaendelea na hali kanushi. Turakomeje n'indango ihakana. Cya gice twabonye kiba gihakana. Iyo tuvuga ibikorwa bihakana, iyo tuvuga igikorwa cyacu ariko duhakana. Mimi sitasoma. Ubwo nuko twayobonye bahakana tugiramo si, hu, ha, hatu, ham, hawa. Aya magambo ni yadufasha guhakana. Mvuze ni mimi sitasoma, mvuze ni nge sinzasoma. Wewe hutasoma, wowe uzasoma. Yeye hatasoma, we ntazasoma. Sisi hatutasoma, twe ntituzasoma. Nyinyi hamtasoma, mwe ntimuzasoma. Wao hawatasoma, abo bazasoma. Sasa tunaendelea na mifano ya sentensi katika hali kanushi. Noneho dukomeje n'ingero zacu ariko duhakana. Amina hataenda, atuwakosore, hataenda mjini. Amina hazajya mujyi kesho ejo. Ngo Amina hataenda mjini kesho, Amina ntazajya mu mujyi ejo. Baba hatalima shamba kesho. Data cyangwa se papa ntazahinga umurima ejo. Mimi sitakunywa sigara, je sinzanywa isigara. Wapenzi wa masomo yangu, huu ndio mwisho wa somo letu la leo. Bakunze amasomo yanjye, aha niho nsoreje, niwo musozo w'isomo ryacu. Mbibutse ko gukora subscribe, share, like na comment ari ingenzi. Dushyigikire, ukore subscribe. Abakunda cyane kuba mukurikira kandi amasomo yacu turabibona ni iby'ingenzi cyane. Mungu awarinde. Kwa heri.